Bavuga ibiganiro bitandukanye ku Mana ariko ntago bigisha neza Yesu Kristo neza ngo Yesu Kristo niwe mbwirizaho gusa, niwe umwami wanje nanjye yarancunguye. Reka tubasuhuze mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Twishimiye yuko Imana iduha iki gitondo kugira ngo tube turi amahoro tuganire. So rero njye nitwa Jean Bosco Niyonteze, hanyuma imbere ya kamera ntago DJ nyine ndi kumwe n'undi muvandimwe. Reka tangira twibwira tumenye ngo tugiye kubana muri kiganiro cyo gufite tugiye kugira mwatwibwira kugira ngo badukurikirane ngo turi kumwe. Yego murakoze cyane. Amazina nitwa Ntakirutimana Eric. Iri umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Yego. Reka udusengere hanyuma no dutangiye ikiganiro mu minota mike dufite. Yego. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana ishobora byose, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugirira. Turagushimiye ko twahuriye aha ngaha kandi iki kiganiro mwami byari biri mu mugambi wawe, kandi Uwiteka mwami Imana ishobora byose, ndagusabye kugira ngo ubane natwe, ibyo turi buvuge byose bibeho kubw'icyubahiro cyawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma umuvandimwe Eric niwe ugiye gutangiza cyangwa se niwe ugiye kujya akora ibiganiro bitandukanye abicisha kuri iyi channel ya YouTube n'ubundi buryo bishobora kubageraho kwicisha kugira ngo tumenye ni ibiki atekereza kuri iyi channel. Reka tumuhe umwanya hanyuma atubwire byinshi bitandukanye kuri iyi channel. Twabaha umwanya no mukabwira abadukurikiye ibyerekeye iyi channel. Yego murakoze cyane. Ubundi iki gitekerezo kijya kuza, nabanje kubona ko hari ibiganiro byinshi bica kuri YouTube channels z'abantu zitandukanye. Harimo ibiganiro biba bitandukanye ariko harimo n'ibitubaka sosiyete muri rusange. Igitekerezo rero kijya kuza n'ubundi cyaje bigendeye ku muhamagaro wanjye. Umuhamagaro wanjye ni uwo kuvuga ubutumwa bwiza, ni uwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, yego, mu rubyiruko ndetse no mu bantu bose b'ingeri zose. Nk'ubwo ubutumwa bw'ibanze abantu bazakira mu biganiro byose uzatambutsa? Yesu Kristo niwe mbwirizaho gusa, niwe umwami wanjye nanjye yarancunguye, nanjye yangiriye neza. Ndi umusore ariko mfite umunezero ko nanjye yangiriye neza. Hari abasore urugero b'urubyiruko bababaye bari mu biyobyabwenge, mbese babuze agakiza. Ndumva nshaka kuzajya mbabwiriza nabo bakakira aka gakiza kugira bamenye Yesu Kristo, yego, n'abanyarwanda muri rusange. Ikindi hariho inyigisho z'ubuyobe zigisha abantu ariko z'ubuyobe zitameze neza. Ibyo nabyo ndumva tuzatugira kubiganira kugira ngo turebe umurongo nyawo abakristo bazajya bagenderaho. Murakoze. Abadukurikiye hano ko hari bazi amacano menshi atandukanye bashobora gukurikiranaho ibiganiro navuga ngo bivuga ku Mana, ariko nuwuhe mwihariko wawe wowe? Yego, umwihariko wanjye ni ukuvuga ngo abantu baravuga ibiganiro bitandukanye ku Mana ariko ntago bigisha neza Yesu Kristo neza ngo baba aribo bamesheninga neza cyangwa se bagaragaza. Kuko buriya Bibiliya abantu bayisobanura uburyo bugiye butandukanye, ariko Bibiliya haba mu isezerano rya kera cyangwa rishya wakagombye kugaragaza Yesu Kristo is like ni center, niwe center. Mu nyigisho rero nzanigisha Yesu Kristo azajya agaragara cyane kuko ari we mwami wacu. Ngaragaze n'ibyo yadukoreye n'umumaro wo kumwakira. Ni muri ubwo buryo. Murakoze. Hanyuma abantu bakurikiye iyi channel bitege iki ko bazajya babona videos mu buryo bumeze buti? Bazajya bumva ubutumwa bwiza nk'uko Yesu Kristo yabubwirizaga, hatarimo kugoreka ijambo ry'Imana. Yego. Sinzi wenda niba hari ubundi butumwa tugana ku musozo wagenera abantu badukurikiye bakurikiye iyi channel. Ni nk'iki wasaba abakurikira ubu butumwa bwiza, abumva bashaka gukomeza kugenda bakurikirana video zitandukanye ziba zisohoka zimeze kuri iyi channel? Ikintu nasaba by'umwihariko abanyarwanda bazajya ni ukunkurikirana, bagakurikirana bino biganiro bakazajya babyumva kuko harimo ubutumwa bwiza bazajya bakurikirana bubohora, kandi uzabikurikirana rwose azasobanukirwa neza, agenda asobanukira ijambo ry'Imana, amenye inzira yo kubaha Imana, mbese agakiza kamugereho. Nicyo kintu nabasaba, kuzaba bakurikirana. Hari igihe umuntu areba video kuri YouTube channel bikamera nkaho nta mwanya afitiye, ariko umuntu wese wazajya ureba nasaba kugira ngo ajye abiha umwanya kuko hazaba harimo ubutumwa bukomeye cyane. Reka rero twakire Eric, ubishe ko abarimo kwiga ashoze kwiga muri theology muri PIAS, nuko rwose
afite package, afite ibintu byinshi yifuza ko abanyarwanda, abantu bumva ikinyarwanda bashobora gukurikirana bakamenya. Reka rero tumwakire ubundi adusengere tugane ku musozi w'ikiganiro. Icyo twifuzaga ni uko mumenya ni ibiki bigiye gukorwa, hanyuma tukaba tubisangira tukabisangiza n'abandi. Mwadusengera. Turagushimiye cyane Mana, tugushimiye ko wabanye natwe, tukaba dushoje iki kiganiro cyacu. Dusengeye n'abanyarwanda bose bazakurikirana ibiganiro bizajya bica kuri YouTube channel, bazabashe kumenya ukuri, bazabashe gusobanukirwa. Mana ndabasengeye, nsengeye igihugu cyacu, abanyarwanda muri rusange, kugira ngo igihugu cyacu gihe umugisha, gihe amahoro, abanyarwanda babe kugubwa neza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.